Ndabasuhuje mwese mbaye ikaze kuri iyi YouTube channel Bisoke Media. So kugira ngo dutangire, kora subscribe, share, utange na commentaire ubundi tugende. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo kimwe abantu bambajije ngo ni ubuhe buryo bworoshye umuntu yagera muri Amerika. Ngiye kubabwira uburyo bworoshye umuntu yagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburyo bwa mbere bworoshye ni ukugenda ugiye nk'umunyeshuri. Ntihazagire abakubeshya, abakwizeza ibitangaza. Uburyo bwa mbere bworoshye ni ukugenda ugiye nk'umunyeshuri. Bikorwa bite rero? Reka mbabwire uburyo bikorwamo. Witonde, utege amatwi, usobanukirwe neza, atazagira umuntu ugushuka. Ubu ni bwo buryo bwizewe bwo kugera muri Amerika ku muntu ubishaka. Ugenda nk'umunyeshuri, waprayinga kuri ambasade, ugasaba visa yo kujya kwiga, student visa. Ariko visa ubwo kugira ngo uyaprayinge ari ibintu byinshi bagusaba. Ugomba kwerekana ishuri ugiye kwigaho, ni ukuvuga kaminuza. Ukerekana hariho n'andi madokima nyine, pasiporo n'ibindi byose. Cyane cyane icyo bareba ni niba ufite ubushobozi bw'uko uzashobora kwirihira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko ubuzima bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika burahenze kandi school fees yabo iri hejuru. Bikorwa bite rero? Hari abantu benshi bazana admission letter ya kaminuza zikomeye zishura amashuri menshi, wenda bitewe nuko batazi kaminuza zo muri Amerika. Muri Amerika bagira icyo bita community college. Community college ni university iba muri buri mujyi wo muri Amerika iba irimo. Iyo university community college ubwo bongeraho n'izina ry'aho hantu. Urugero, wenda Kigali community college ni urugero, turi muri Kigali. Wenda Musanze community college, Muhanga community college, Nyamagabe community college. Iyo college cyangwa si university iba buri mujyi ibamo. Iyo university itanga amashuri abiri ya kaminuza, diploma cyangwa se igatanga certificate. Iyo university rero bishura amafaranga makeya bitewe n'amakredi uri kwiga. Ushobora kwiga nk'amakredi 10 uri umunyamahanga, uko uba uri umunyamahanga ukishura nk'ibihumbi 2 by'idolari ku gihembwe. Ubwo igihembwe ni hafi amezi 4. Cyangwa si ukagira full time ukishura ukiga nk'amakredi 12, ubwo ukishura nk'ibihumbi 3 guca, ntabwo bijya birenga. Kuri ayo mashuri kandi bagira icyo bita student work program. Ni ukuvuga ngo iyo ubishaka uraprayinga, haba hari akazi ugakora uri kwiga, minerivare yawe ikiyongera. Urugero, hari gukora muri za library zabo. Bagira ama library ku makaminuza, murabizi. Bagira cafeteria aho abanyeshuri barira. Bagira gukora amasuku. Nyine kaminuza haba hari utuzi twinshi. Kaminuza haba hari utuzi twinshi. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka uraprayinga n'ako kazi bakakaguha, noneho amafaranga akakunganira. So kuri ambasade bigenda bite? Iyo waprayinze ukajyana na admission letter, bareba kaminuza yishura amafaranga menshi, noneho no kuri statement ya financial yawe wayerekana, hari ukuntu babona bitari kumacinga ayo mafaranga atazagutunga, bakakwima visa, bakavuga ngo ntabwo tubaguha visa. Ariko iyo werekanye admission letter yo kuri yo community college, kubera ko bishura amafaranga make, ukuvuga ngo ubuzima baba bworoheje muri community college, bishura amafaranga make. Ni kaminuza za leta, bashiramo imisanzu za leta. Ni ukuvuga ngo leta nikora byose, ntabwo bishura amafaranga menshi. Iyo kuri ambasade babonye waprayinze kuri yo kaminuza community college,
bakabona ufite n'udufaranga duke, kandi no kuri izo kaminuza bishyura udufaranga duke, direct bahita baguha visa. Cyangwa se ukiyandikisha icyo bita certificate cyangwa short courses. Kuri izo kaminuza nabo bagira certificate cyangwa se short courses. Certificate yo ushobora kwiga umwaka. Certificate hari ibintu byinshi. Ushobora kwiga guteka, certificate yo guteka, ushobora certificate yo kwiga gukora kwa muganga harimo ibice byinshi. Kwita ku bagwayi bageze mu za bukuru, cyangwa se ufite ubumuga bwo mu mutwe, cyangwa se gukora billing kwa muganga, bita billing, ko jura gukora kwa muganga ugakora ama billing. Ibyo byose bitangamo certificate na short courses. Certificate imara umwaka, short courses bitewe n'ishuri wigamo imara amezi 3 cyangwa amezi 6. Muri ibyo bita community colleges, hafi ya byose ibintu bigisha ni ibintu by'imyuga cyangwa se biri tekinike, ibyahita biguhesha akazi. Iyo umaze kwiga kuri iyo community college imyaka 2, sure deal, ntabwo ushobora kubura akazi. Kuko iyo community college bashiraho ama faculty cyangwa se ama option cyangwa se ama short courses bagendeye mu mujyi iyo community college irimo. No kuvuga ngo usohoka uri ku isoko ry'umurimo. Ibintu byinshi aba ari ibintu by'amatekinike. Niyo ubishaka bigisha ibintu byo gutwara amakamyo, bigisha ibintu byo kubaza, bigisha ibintu byo gusudira, nukuvuga ngo bigisha ibintu byinshi, bigisha ibintu bya IT, by'ama short courses yo muri IT, cyber security, ibintu byinshi barabyigisha bigezweho. Iyo waprayinze kuri ambassade rero ibyo bintu, sure deal, iyo ufite udufaranga duke ntuza visa barayiguha. Ariko iyo wihandagaje ngo wenda ugiye kwa prayinga ngo kuri MIT University igezweho muri Amerika y'ibintu bya technology, kubera ko bishura n'amafaranga menshi, cyangwa si n'indi kaminuza Yale University n'indi kaminuza zikomeye, ntabwo bashobora, akenshi na kenshi udafite amafaranga hagije ntabwo bashobora kuguha visa. Never. Ntabwo bashobora kuguha visa. Ubwo nibwo buryo abanyeshuri basanzwe, ubwo nibwo buryo bworoshye. Kandi niyo wareba nk'umuntu usanzwe ashobora kukwishingira n'ibihumbi 10 ufite kuri account yawe, bashobora kuguha visa, kuko baba bari kureba ati uyu muntu azajya arabona udufaranga duke akomeze kwishura. Ariko iyo byo kuri university manini birangira bataguhaye visa. Noneho iyo umaze kwiga muri Amerika uti sasa kugira ngo uzabona akazi uzagenda gute? Iyo urangije kwiga iyo certificate ntabwo utaha iwanyu, cyangwa se waba uri muri umaze kwiga ntabwo utaha iwanyu, kuko utashi iwanyu akenshi na kenshi ntabwo wagaruka, kuko visa yawe y'abanyeshuri iba yarangiye. Urabyumva neza? Visa yawe iba yarangiye, ntabwo wagaruka. Ushobora no kugerayo waje kwiga umuntu yanakwishingiye nta mafaranga ufite, noneho wagerayo nta minerval ufite. Iyo umaze nk'amezi 6 utari kwiga, kuko baba ufite muri database, muri system, iyo waze kuri student visa ukamara amezi 6 utari ku ishuri bahita bagukuramo. Nukuvuga ngo iyo usubiye iwanyu biba birangiye, ntabwo wakongera kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sasa rero iyo ubuze amafaranga bigenze gutyo, uragenda muri leta. Abanyamerika nta muntu uzaza ngo ari kukwirukaho ngo ugenda iwanyu, no. Amerika ni igihugu kigendera ku mategeko. Uragenda ukababwira ikibazo ufite, nyine nawe umuntu ukareba nk'ikibazo ufite, uti ngewe mfite ikibazo n'iki, nyine ukabatera injuga zawe. Abanyafurika muzi injuga dutera, ugashaka injuga ubatera. So ico gihe bitewe na case yawe bayigaho, ntabwo bakwirukana, baguha ibipapuro. Case yawe urategereza ikaba pending, igihe cyagera bakaguha ibipapuro ugakora, bikwemera gukora muri Amerika.
iyo umuntu yagiye kwiga muri Amerika, iyo abishatse yagezeyo ntabwo ushobora kugaruka. Nyine ureba injuga ubatera. Izo njuga rero zira moko menshi, wenda zimwe na zimwe si ngombwa kuzivuga, ariko unyegereye nshobora kuzikubwira injuga ukuntu watera injuga, ariko muri Amerika ubatera injuga. So barakureka rero bakaguha ibyangombwa byo gukora ukaba muri Amerika for free. Ubwo nibwo buryo bworoshye bwo kugera muri Amerika, ntihazajye undi ukubesha. Ubundi buryo buragoranye. Ubundi buryo ushobora kugenda usanze uwo mwashakanye, urukumva ko ibyo ntabwo ari bya buri wese. Urumva, ushobora gusanga abavandimwe, ibyo ntabwo ari ibya buri wese. Ushobora gutombora birango bya green card, murabizi biriya ntabwo ari ibya buri wese, biriya ntabwo ari sure deal. Ubwo buryo ugiye ukiga muri yo community college, kubera ko bishura amafaranga make. Ushaka details wambaza nimero yanjye nkakubwira uko bikorwa. Iyo niyo sure deal, nibwo buryo bwonyine bushobora kugeza muri Amerika bwihuse. Ubundi bwo ntabwo bwizewe, ntabwo ari bwa buri wese. Hari abandi bagenda nk'impunzi mu Rwanda, si wagenda nk'impunzi mu Rwanda, nta mpunzi zihari uretse bari bakongomane bagenda nk'impunzi. Mu Rwanda ntabwo wagenda ukuvuga ngo ugiye nk'impunzi. Impunzi uhunze iki? Mu Rwanda hari amahoro, icyo ntabwo cyakunda. Ibindi nabibabwiye, gusanga umugabo cyangwa umugore ntabwo ari buri wese. Gusanga famiye, umuntu wese ntabwo afite famiye muri Amerika. So ibyo ni ka particulier, ariko uburyo buri general bwizewe ni ubwo ngubwo, kugenda ugiye kwiga muri community college. So ushobora kujya kuri internet ukareba ama community college. Buri mujyi wa Amerika urimo ama community colleges menshi. Wenda muri Amerika hari imijyi myinshi, ushobora kuba utazi imijyi wenda abantu benshi bazi, za New York, za Chicago, za Los Angeles, za Las Vegas, ariko nakubwira ko muri Amerika ni imijyi gusa. Harimo imijyi, ahantu hose ni imijyi gusa, hariho imijyi utashobora kubara. Ayo ma community colleges ari ahantu henshi, kandi abashaka abanyeshuri, nakubwiye ko niyo wagerayo ushobora gushaka icyo bita work program ugakora. Ibindi kandi niyo wagezeyo uri kwiga uri umunyeshuri, ushaka n'akazi ko ubu ufite visa yo kwiga, umunyeshuri yemerewe gukora. Uragenda ugashaka akazi, ugahembwa amafaranga yawe kandi ukiga. So ku bindi bisobanuro rero ushobora kunyandikira hasi, ukampa nimero yawe nkakubwira uburyo bikorwa. Hariho n'igitabo kibisobanura, nakwereka n'ibitabo bibivugaho. Ubu nibwo bushakashatsi abashakashatsi babonye bwizewe, ntakazagire undi ukubesha. Ibindi biba ari ka particulier. Murakoze cyane.